twongeye kubakira bakunzi ba Shisha TV mwe mudukurikirana hiyo no hino ku isi. Uyu mwanya tugiye kugirana ikiganiro n'abasore b'impunzi b'Abakongomani biga muri kaminuza mu Rwanda. Aba bakaba barahuye ku cyumweru tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka muri University of Rwanda Nyarugenge campus. Biyunze mu muryango bita Refugee United Generation RUG. Iki kirori kikaba carabaye umwanya wo gusabana no kuganira ibyateza imbere abayitidia b'impunzi z'Abakongomani bari mu Rwanda. Mozawa Maniriho Jean Paul wahoze ari president wa RUG yabanje atubwira kuki biyunze hamwe mu muryango uhuje abayitidia bakomoka muri Kongo. Ubu ndi umuganga, ndi mu refugee congolais barirwa mu nkambi ya Kiziba, ariko ubuzima bwa buri munsi akazi ngakorera i Kigali. Ku mateka y'uyu muryango witwa RUG, mu magambo arambuye ni Refugee United Generation. Ni umuryango watangiye mu bihumbi 2017, watangiye nyuma y'uko abanyeshuri bigaga muri Kiste Kashi batekereje kwifatanya na bagenzi babo bigaga mu makaminuza yandi hani Kigali b'impunzi z'Abakongomani kugira ngo bafatanye imbaraga babe bashakira ibibazo binini na binini community zabo z'impunzi z'Abakongomani zifite hano mu Rwanda. Inama ya mbere yashizeho y'umuryango yabaye mu 2017 tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu. Kuva icyo gihe kugeza ubu wagize ibikorwa byinshi. Igikomeye kuruta ibindi kirimo cyo guhuriza hamwe urubyiruko rurenga 100 rwose rwize kaminuza rw'impunzi z'Abakongomani, bagahuza imbaraga, bagahuza ubwenge, bagahuza ibitekerezo, bagatahiriza umugozi umwe ari wo gushakira ibibazo binini na binini bya community yabo y'impunzi. Ikindi kintu bakoze hari kwintervena wenda ku bibazo bimwe na bimwe byagiye biba ku buryo buri acute mu nkambi baturukamo. Hanyuma ikindi kintu bakoze kinini ho nk'uyu muryango dutekereza ko kwiga cyangwa education ntago ari ukujya ku ishuri kwiga facts gusa, ahubwo birenze ibyo no kugira imitekerereze mishyashya, uburyo bushyashya bw'imitekerereze. Niyo mpamvu rero twatekereje ko gukora impact nini kuri community ari ugufata abandi bana nabo bagenzi bacu batabonye amahirwe yo kwiga bitewe na limitation yuko imishinga cyangwa se ubushobozi bidahagije ngo bifata abantu bose. Twagiye dufatanya n'abandi banyeshuri b'impunzi bo muri kaminuza ya Oxford University ndetse n'abandi bavandimwe bari hano mu Rwanda. Tubasha kujyana abana 10 ku shuri, ubwo bari kwiga muri kaminuza bigishwa na bene wabo. Dufite intego nyinshi, ariko icyo tubona nk'igisubizo kirambye cy'ibibazo byihariye ku mpunzi no gushira iherezo kuri stati yabo y'ubuhunzi, bagataha bakagira iwabo, kuko nta heza ho mu buhunzi watunga wagira ute, nta mutekano, nta mahoro umutima ufite iyo uri impunzi. Ariko nanone ntitwirengagiza yuko igihe icyo kintu kitagezweho none cyangwa ejo n'ahangaha turi hatari iwacu, ariko tuba twibuka isa yuko tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo naha mu gihe tutari twataha tugire ubuzima bwiza. Sengiyumva John, president wa RUG, waganiye n'abo banyeshuri ba kaminuza bakomoka muri DRC, yabahamagaririye kugira urukundo muri bo no gukunda igihugu cyabo. Uyu akaba ayobora umuryango Giramata na RUG. Dufatanye tubyumve nk'abavandimwe, mwese ndabakunda. Mu magambo amwe atajya ngora kuvuga no kuvuga ko nkunda umuntu ntago bya bingora, ariko ndabakunda byanyabyo bitari byo kuvuga. Buri umwe wese uri ahangaha ni brother, ni sister, niko mbifata, kubera ko ntabafite sinabaho. Ushobora kwibwira ko ntawe contributinga ku mwuka wanjye, ariko ikintu kimwe gituma tubaho ni intego. Iyo nta ntego ubereyeho uba warapfuye. Niyo mpamvu mvuga ko mudahari nanjye ntabwo nabaho. Ntago muri intego zanjye, ariko muramfasha kugera ku ntego. Rero
ndagira ngo mbabwire nk'abamambure mwese, harimo abashyitsi ariko twese turaba muri kominote imwe, niyo mahirwe amwe dufite, ariko dufite n'abandi bavandimwe bo mu Isheja, ba Frank, dufite abavandimwe babiri baradufashije kugira tuze dukoreremo ahangaha, nabo twabakira rwose tunabashimira. Barakoze, ni abavandimwe bacu, n'ubundi ntimwari kubamenya, tuvuga kimwe, tumeze kimwe, ariko 1985 yadukozeho. Habaye iki? Conference d'Iberre yo kuza gupartage Afrique bakayikoloniza. Twisanze bamwe turi abakongomani, andi bisanga ari abanyarwanda, sibyo? Rero turasa tumeze kimwe, ariko just ikintu cyo kidutandukanya, ariko ibyo ntabwo ari binini, icyo ni ikintu gitoya. Rero wenda mu byo ndi buvuge, ndavuga cyane cyane ku bo turi bo nkatwe ahangaha nka RUG, aho twavuye, aho twageze, naho twifuza kujya. Ni bito cyane byose, ntabwo biri butwara umwanya munini, nta bigwi twari twagira, sibyo? Muzahari bigufite? Mama waracyari ku kibuye, nta bigwere wagira, sibyo? Ibigwi tuzabigira tutagihangayikishwa nuko hari abarya bitatu, sibyo? Naho nutwara imodoka nziza, ukaba ufite akazi keza, ukaba utuye muri ghetto cyangwa mu nzu nziza, ibyo byose mama wakiri mu ishitingi, nta bigwi wari wagira, sibyo? Ibigwi bya nyabyo ni ukwikura mu bukene, ibigwi bya nyabyo ni ukugira aho wari uri habi wikura ukigeza ahandi heza. Rero nka RUG nk'uko nabibabwiye, ni imyaka 5 ishize n'amezi 2 dukora. Nasanzemo bakuru banjye ba Muzawa, nibo nigaga i Nyagatare mu wa mbere, nza kuza ahangaha muri Kiste mu mwaka wa 2, noneho birangira menyanye na ba Muzawa, nsanga n'umuryango mwiza, no kwaje kubaho saga umuryango ugasa nkaho usenyutse bitewe n'ibyabayeho. Icyo gihe nasanze muri abamambure 180 combien, ariko saga ko kibibayeho biba ngombwa ko groupe nyine ibasikataride, abantu nyine baratandukana, ariko twongeye kubaho, ntabwo twamaze igihe kinini tutariho, sibyo? Ndabashimiye kuba twarakomeje kubaho. Rero abo turi bo turi impunzi z'abakongomani. Nkunda kubona abantu benshi dutinya kubivuga, nibyo. Ntabwo kuba impunzi ari isoni, sibyo? Buri gikorwa cyagutera isoni nicyo wagizemo uruhare, ariko icyo utagizemo uruhare ngo ubecyo ntibikaye gutera isoni. Ese nugira isoni z'uko uri impunzi, niko za contributinga kuri bene wanyu. Icyambere ni ukubanza twiyakira, tukumva ko ntabwo turi victim, sibyo? Dufite byinshi twakora. Hari umuntu arakora business mu Rwanda ngo bayifunge kubera ari impunzi? Ntabwo baduha akazi ka leta, ntabwo baduha yaringa, kuko muri mifotora amategeko ya mbere arimo iri kwiyanseramo kugira ngo ujye applyinga, ugomba kuba uri iki? Uri umunyarwanda, sibyo? Ariko ibyo ngibyo hariho n'amakampani ari prive, uri competitive uba hired. Ibyo bintu byose twese turabizi, sibyo? Victor ucuruza inkweto, sibyo? Nundi wese ufite ikindi akora, tuyatugira umwanya wo kwamamaza, amafaranga yacu tuya directinga ku nkweto zo kwa Victor. Ntabwo ndi kumwamamariza, ariko nakabikoze. Mureke, buriya hari ikintu kimwe nigiye ku bantu njya numva ngo abayahudi niko bajya bakora, ariko nigeze mbona umwe kuko arabimbwira. Iyo ageze mu gihugu runaka, ntabwo yagura produit ku wundi muntu kiretse muri icyo gihugu nta muntu ufite produit nk'iyo umwisirayeli. Ukumva ko kantu amafaranga yabasirikira muri bo gusa. Twebwe se tubikora? Reka ahubwo uhikwepa mwene wanyu ngo namonye kuko acuruza inkweto ugahita umwihisha. No, ntabwo ari byo. Ahubwo aho kugira mpendwe n'utari mwene wacu, nahendwa na mwene wacu, byibura ayo mafaranga aragenda contributing iwabo, babeho neza. It's fine, sibyo? Rero ni ukumenya ko turi impunzi z'abakongomani ato, ntabwo dutewe ishema nabyo, nta na gato, nta nubwo zigera bidutera iki? Ishema.
ni ikintu kiturya buri munsi, niyo mpamvu twifuza kuzakirangiza. Reka turi abantu bifuza kuzakirangiza nkanjye, and we will, tuzabikora, sibyo? Ubu ngubu turi abantu bageze muri 60 ahangaha, abantu 60 ni benshi, dufite byinshi twakora. Mwabonye abavandimwe ahangaha bari kwiga. Ntabwo ibi bikorwa byo kwigisha abanyeshuri bikorwa na RUG gusa, ni ku bufatanye nabo bita OCRS, ACUD, Congolese Student, OCRS, ACUD, Congolese Refugee Students. ACUD ni university yo muri Alabama, bigamo ari 100, ariko ikibabaje 28 muri bo nibo ba contributing mu banyeshuri 100, hakaboneka minervare n'ibindi nkenerwa abavandimwe bakiga. RUG natwe tugakora umusanzu wacu ku bindi bintu bisigaye by'ingenzi bitewe n'ubushobozi dufite, sibyo? Hari n'abandi bitagira amata, n'abandi bavandimwe baba hano mu Rwanda bafite imirimo bakora, bafite bo ni inshuti zacu, ni abavandimwe basanzwe, nabo bihurije hamwe kugira ngo bajye bashyira amafaranga mu kigega. Niyo mpamvu abanyeshuri bose bari kwiga, ariko ibyo byose byaturutse kuba twarahuje imbaraga tukagira icyo dukora, sibyo? Nitudakora tuzapfa. Tumaze imyaka 26 mu buhunzi, sibyo? Wera 96 ku banyakiziba, 97, 98 ku banyabyumba, 2005 ku ab'Ingarama Nyabiheke, 2012 na 2013 Mugombwa na Kigeme. Ni imyaka myinshi ihagije, sibyo? Ndifuza ko mugira mugira ubushake, burning desire yo kwikura muri ibyo bibazo. Abo turi bo nta bandi bazabidukiza, nitwe ubwacu. HCR nta kizagufasha, sibyo? Leta ya Kongo nta kizagufasha, leta y'u Rwanda nta kizagufasha, it's you and me, sibyo? Ninjye nawe. Ubu ngubu aho twari dutuye ndi ku ngingo ya mbere kugira ngo twumve abo turi bo. Ibi ndi kubabwira ntabwo ari uko hari ibyo mbarusha, sibyo? Ni ukuganira. Hari na benshi ndi kubwira ibyo bazi kuruta uko njye naba mbizi. Aho twari dutuye twese, ubu ngubu iyo mirimo ihingwa n'abandi, sibyo? Ababyeyi bacu birirwa ku Gisoro, sibyo? Sagahinda. Iwacu ku Kigeme hari ahantu bitaga ku Gahinda. Abasaza barahayaga bakaganya, ati umusaza wabonaga ari umusaza rwose uteye ishema, uvuye mu nkaze rwose, abanje ukabona rwose ni umusaza usa neza. Ugahura nawe ahari yambaye silipa ategereje kuya gutaha, akahaganira n'andi basaza, deni saa sita agataka yakurya umutsima wo mu nkambi, sibyo? Twataha agaciro. Niyo bitakubabaza ntabwo wabura umuntu, nta naho wazagira. Ndababaza mwese, ese wabaha akazi keza kaba amafaranga menshi, ariko ababyeyi banyu sitiri bakaba hariya? Ndifuza kureba uwo byanezeza kumva ari comfortable, akavuga ati kabisa meze neza rwose. Nubwo yaba hari ntabwo yabivugira hano kuko biteye isoni. Abo turi bo nitwe tuzabahindura, icyo turi cyo nitwe tuzagishyiraho iherezo, sibyo? Yo kujya wumva ngo ibyo muri Kongo ntabwo bindeba, iby'ubuhunzi ntabwo bindeba. Dusa nkaho twagize indi si ya gatatu twese twifuza kujyamo. Ni heza muri USA, muri Australia, Europe n'ahandi heza, sibyo? Ariko ikintu cyakimbabaza ni uburyo tutatwibaza uburyo ibyo bihugu byabaye byiza. Hari abagabo baraye amajoro kuri ibyo bihugu byabo bibe byiza, none sitiri twebwe turi kwifuza kujya kuri ibyo byiza. Why twe tutafatanya icyacu tukazakigira cyiza? You know, dufite resources zihagije, si byose? Ariko ndikubabwira za subject mutari kumvaho tu. Ako amusosori ngomba kubivuga kuko biteye agahinda. Hari umuntu nandi kumwe na muzawa
uwo muntu aratuganiriza ko twari turi gutera blague turaganira tugera kuri biri serious I think ko afite nka 32 ariko yaravuze ati twe ntacyo tutakoze hasigaye nimwe umuntu ufite 32 ngo ntacyo iyo ni conflit de generation sibyo ariko it's fine ariko byibura uwo ngo ariko ntacyo atakoze ariko nta result sibyo byibura mureke dukora uko dushoboye kose imbaraga zose tuzikureyo niturangiza tuzavuga ngo ntacyo tutakoze ariko turi kwerekana result sibyo bivuga ngo ntacyo ntakoze umuvandimwe Mugabe ubu ngubu n'umuganga sibyo ntacyo ntakoze uriya munyamakuru uri kuvuga kuri radiyo ni Gatahe byibura umuntu ntakumva ariko ntacyo utakoze tukiri mu nkambi ntacyo utakoze tukiburara ntacyo utakoze tutiga ntacyo utakoze opportunity zacu ari nkeya ntacyo twe twakora sibyo reka wenda iki nkiveho ariko aho tujya tuhafite mu biganza hari igitabo nasomye umuntu umwe arandika ngo buri muntu wese ni umu architecte w'ubuzima bwe okay architecture murabona uburyo inzu ushushanyije okay nitwe ducura nitwe dushushanya nitwe twubaka icyo tuzabaka ejo nta wundi muntu wabigukorera nuterera kanaka ngo ibi bireba Muzawa ngo ibi bireba Claude ngo no byo ntacyo twageraho ikindi cya kabiri ese turasabwa gukora iki ntabwo ngiye kubabwiriza icyo dusabwa gukora twese turakizi sibyo just give tanga icyo ufite umuryango tuwubake twigeze tuganira n'umusaza umwe nawe wasavinze community yacu aratubwira ati ikintu cyatubabaza nuko twazabaho ariko mwebwe mwarapfuye mpamvu yavuze gutyo yaravuze ati okay hari uburyo urwanira abantu ugatakaza ubuzima bwawe wazaza kureba abantu barwanira ugasanga ntibakiriho barapfuye bishwe n'ibiyobyabwenge abandi babuze icyizere mureke kugira ngo mbere y'uko duha abandi icyizere twe tugire icyizere cy'uko tuzabaho sibyo kandi tuzabaho seriously tuzabaho pe uyu munsi twitwa impunzi sibyo ariko ejo ntabwo ariko tuzaba twitwa ayoshe ko ntapfa nkiri impunzi kandi niko bizanagenda ntabwo ndi umuhanuzi ariko njye ntabwo nzapfa ndi impunzi I'm sure 100% kandi mfite conviction yuko ariko bigomba kuzagenda ntabwo ari njye wiha ubuzima ariko n'ejo mpfuye naba ndi kurwana n'uburyo no kwikura mu buhunzi sibyo ntabwo mba mpfuye ndi impunzi uwapfa ari impunzi nawe ufunze amaboko ngo ntacyo ateze gukora ngo tuzategereza ngo biriya bintu bya tripartite ngo Kongo ngo na HCR ngo n'u Rwanda ngo bicane ngo rwose ngo abantu barababaye ngo baje no HCR iriho kuko turi impunzi iyo logic irumvikana noze nuvaho ba grandi bazaba babereye hiki utekereza ko rero uzajya ko ngo zino mpunzi ngo zisubire iwabo no ntabwo bizabaho sibyo none se Kongo ubu ngubu bari kwica abasa natwe sibyo ngo nuko avuga ururimi rw'ikinyarwanda bari abantu mwimagina ko bazaza akatubwira ngo muze niba ari ibyo mutegereje I'm not with you ntabwo ariko bizagenda nitwe bizava he mu maboko ibyiza byacu biri mu maboko yacu icyo tugomba gukora mureke duhurize hamwe duhuze imbaraga turashoboye sibyo ubu ngubu n'ahantu henshi bafite amafaranga ariko batigeze agira idea yo kuvuga ngo reka dufate abana bajye ku ishuri rero turashoboye ntabwo ari kinini ahubwo dufatanyije twarushaho kugenza ute ushobora uyu muryango mureke tuwagure ugere kure kandi icyo nsaba buri umwe aha ngaha uyu ukora nkawe nuko yukora ngo we ngo tuza njye uje wibaza ngo mu buzima Imana yampaye ni iki mari y'umuryango icya gatatu nifuza kuvugaho mu bintu bigomba kuturanga ni ikintu bita kindness cyangwa se wonder bonte sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda ariko murabyumva kindness umuntu uri kandi mwese murabyumva muri abanyeshuri
kugira ngo tugire aho tugeza community yacu birasaba ko tuba abantu bari kind. Buri umuntu uri kind ni wa muntu ukorera umuntu ikintu adateze kubonamo appreciation, adateze kubonamo credit, adateze no kubonamo inyiturano. Ntago ari umushinga kuba kind, ntago ari umushinga ushora uzi kuzunguka ukakugarukira, ariko mu by'ukuri birangira ukugarukiye. Nshaka kandi ndifuza ko tuba abantu bari kind, sibyo? Tuba tugira igihe cyo gutanga umusanzu buri kwezi. Abanyeshuri batanga 500, abarangije bagatanga 1000. Nta mafaranga make. Mwese mukoresha internet, I am sure. Sinzi uburyo umuntu utashobora kwigomwa internet y'icyumweru kugira ngo mugenzi we yige. Nta serivisi yazaha igihugu. Ntayo pe. 500 nta mafaranga make, sibyo? Rero ndifuza ko tugira ubutwari bwo kuba abantu bari kind. Erega nuko tuba twibeshya, ariko dufite itandukaniro rimwe n'inyamaswa, rimwe ryonyine, ni kindness. Inyamaswa ntabwo ziba kind. Okay, muzabigerageza mu birebe. Buri umuntu uri kind, niyo mfite uwo tuvukana, ningira icyo mwana ntabwo nzaba ndi kind. Iyo ni inshingano. Abazaja mu ijuru n'abazaba barabayeho neza aha mu isi. Mutekereza ko mu ijuru niba wararwanaga hano uzagera mu ijuru ugahita uba umuntu witonda? No. Abo turi bo hano ku isi nibo bazimuka bakajya hehe? Rero mureke twe kuya duhuzwa cyane no gutekereza ngo Yesu aje ngo naje he? No. Ibaze ubu buzima Imana yampaye none ndi kubukoresha iki? Buriya ikintu kimwe gitangaje, isazi. Ndabaho urugero, isazi n'agasimba gatoya kazi kwigaburira kakabaho, sibyo? Imbwizi okay, ntago nzi wenda ko arimo abantu batunze imbwa mu rugo, ariko imbwa yo mu rugo utayigaburiye ntago yapfa, yasohoka ikajya guhiga, sibyo? Mutekereza ko inka ataravuga ngo wenda uyishyize ku kiziriko yakwicwa n'inzara? Ubwo inka nayo ishoboye kugenza ute? Kwigaburira. Inkende nuko nguko imeze, ingagi nuko nguko imeze, intare nuko imeze, ziriya nyamaswa zose zizi kugenza ute? Kwigaburira. Kandi zizi no guha abana babo, sibyo? Intare ijya guhiga kugira ngo ihereze icyana cyayo, inyoni ijya guhiga ikazanira ibyana hehe? Mu cyari. Niba nawe ibyo ukora, amafaranga winjiza, ibyiza ugeraho bigarukira kuri wowe no kuri famiye yawe, ntaho utandukaniye n'imbwa, ntaho utandukaniye n'inka, ntaho utandukaniye n'isazi, kuko nayo ubwayo irabikora. Igituma abantu batandukana n'izindi nyamaswa ni ukurenga urugabano bagenewe, ni ukurenga responsibilities. Ugafasha umuntu mutavukana, sibyo? Ukagurira umwenda umuntu udashinzwe, wa muntu utagira icyo ukorera ngo aze kukwishyuza. Iyo ugize icyo umukorera, ukecuru ubwe ngo burya ntago ntandukanye n'inka, ukecuru ubwe ngo ntago ntandukanye n'ingagi bajya gusura. Ifite n'ibyiza by'uko ishobora kuba yinjiriza igihugu amadevize, irakuruta kuko ntacyo ukora ngo undi mugenzi wagenza ute abeho. Mureke icyo kintu kiturange cy'ubuvandimwe hagati yacu, tugira itandukaniro n'inyamaswa. Twe kuba nk'inyamaswa abantu turi mu bibazo, nawe dukwiye gutandukana, dukwiye kunga ubumwe. Wewe kuyibona mugenzi wawe ngo wumva hari abajyagera hano muri Kigali nkumva indimi zabaye kundi, mwahura ngo kwaryo ngo urukunca mu maso ngo nkuzi he, kandi uramuzi ko umuntu muturanye ari muri quartier. Ntago ari kubasetsa, ntago ari kubasetsa, serious, ni ibintu bibabaje, sibyo? Uwo muntu ntago azahava, uwo muntu ntago azahajya. Mureke twunga ubumwe. Nubona okay, reka mbasaba akantu kamwe, buri muntu wese mwarebe uwo bicaranye mu buryo bwe, iburyo. Icyo cyo nashakaga, mwese murahindukiye, ninde urebye undi? Niko n'imbaraga zitandukanye zimeze. Nubwo waba uri umuhanga gute ugakora ukwawe undi agakora ukwe, bizarangira nta cyerekezo mugize. Ako mwese mbabwiye ngo mundebe, mwese mwambonye, si muri no kundeba n'ubu ngubu se ngo muyigezeho. Mureke duhuze imbaraga, turi abanyantege ariko duhuje ntacyo tutakora. Usibye na Kongo yacu
usibye n'ubu buhunzi n'isi twayihindura isi. Nasomye reka mbaragira icyo gitabo muzagisome, kiravuga ngo amasaha 100 ndi kumwe na Fidel Castro, cyanditswe no bita Ignacio Ramon, muzagisome. Bari bafite conviction ku buryo bagiye gutangira urugamba rubohora igihugu cyabo abantu 57 barafata ngo bagiye kurwana n'igisirikare cy'igihugu, bari determined, baravuga ngo tugomba guhirika Batista tugashyiraho ubutegetsi bwa rubanda bukorera rubanda, abantu bose bakugubwa neza muri iki gihugu, abantu 57. Ariko ni gitangaje, bakimara kwambuka bava mu koravuye muri Mexico, bakimara kuva mu mazi bahise barasa 27, hasigaye bangahe? 30. Abantu 30 ni bagiye mu misozi yabo, njya numva ngo niba yitwa Sierra Maestra, niko nasomye aho ngaho, ntayo nzi nanjye no kubibona mu bitabo gutyo. Ariko abo bantu seriously babohoye igihugu cya Cuba. Abantu bazi ikarita y'isi murabona ko Cuba yegeranye na Florida, ako babaye abanzi ba USA kugeza iyi saha USA ntago yakoraho, ntago bigeze bahindura ubutegetsi bwabo, si igihugu ikomeza. Ibyo byaturutse mu bantu 57 plutôt. Ako barafite vision, reka tugire vision yo kuzikura muri iki kintu, sibyo? Abo turi kumwe babona numanika ugatenguha seriously nzabikubwira, kana ntago turi mu rusengero, ntago nibwo twari bigomba kuturanga, sibyo? Niba utashobora kwitabira inama ntoya, utashobora contributinga 500, I think uta contributing amaraso yawe 100%, una contributing zaba ari izindi nyungu wari ugiye gushaka ukazibura, sibyo? Ntago twe dukwiye kureba aho ngaho, ariko tubantu bariki bari kindness tuyigire aho uri hose, uyibwiriza, uyigisha abandi, uje wibaza ngo ko ndi kurya, ko nambaye inkweto nziza, ko ese wa undi duturanye muri quartier udafite umwana wize wabayeho gute? Duharanire byibura tugire initiative ko buri rugo rwo mu nkambi mu gihe tutarataha hagomba kuva mu muntu umwe wize kaminuza. Twabishobora? Twabishobora cyane, twaratangiye. Nawe ni 10, ejo bazaba ari 100, sibyo? Ari 100 nibagenda bakabona akazi bazigisha abandi 10. Nuko kandi nesigenda ibyara, sibyo? Ako icyo kintu tutakigeraho, n'ubu ufite umwana nukayumurira mu maso uzabura ikigwari, sibyo? Kuko niba tutashobora gukora icyo kintu, nkeka ko ugereranyije nko mu miryango dufite mu nkambi ntabwo twarenga imiryango ndi 10,000, sibyo? Already ubu ngubu hariho imiryango ifite abantu bize bakaba ari 3, 4, 5. Aho reka tuzakora impuzandengo abo umwe wenyine muri buri muryango, reka iyo ibe initiative yacu. Together we can, sibyo? Twabishobora, sibyo? Ntimwiringire amafaranga y'abakire, sibyo? Iringire igihumbi cyawe. Ndababwira gato ku kantu bita commitment no kuba determined. Bura nuharanira kuba iki kintu ngomba kuzagikora. Ntago mbihaho urugero, ariko rimwe nigeze ndota ndatekereza bati mana naganiriye n'umwana umwe yari afite 70 muri PCM, ubu ngo yagiye muri Amerika. Ntabwo wagiye ku ishuri ngo ya ngo nabona abanye scholarship, ngo dafiaransize these numbers bibuko Kepler bibuko afite 70 muri PCM. Aha mu Rwanda biga architecture bakiga engineering, abantu bameze neza, sibyo? Umwana ni umuhanga. Ndavuga ati ese wumva ejo hazaza hameze hati? Ati ntakubeshye ntago nzi ukuntu hameze. Ati njye mbona ari umwijima, kuko ukuntu umwana ufite 70 yicaye nawe ari wabona ko hari umwijima. Uwo none aganiriye nawe hari benshi bataye icyizere. Mwiko yamwibaza byari ngo abana bacu bamara imyaka 20 babyaye inshuro 3, basaba n'umubyeyi w'abana 3 afite imyaka 20. Burabyo byose impamvu yabyo, umuzi w'ikibazo dufite n'ubuhunzi. Nuwashaka kugira icyo dufasha, nuwashaka kugira icyo akora no kurangiza iki? Ubuhunzi. Kurangiza ubuhunzi ntabwo bizakorwa n'abandi, nitwe. Nibikorwa natwe ntabwo bizakorwa n'injiji, bizakorwa natwe dufite icyo tuzi.
dufite icyo tugomba gukontributinga. Rero uwo mwana tumaze kuganira nabwo ati man, twakoze ikiganiro ku Shesha, bamwe muri bo bari bahari. Nari ndi convinced nabwo ati aba bana nihatagira icyo mukora ngo bige, ndabizi neza baziga. Ariko ikintu gitangaje, mubona bwiye ngo bagire icyo bakora, nta n'umwe wagize icyo akora, ariko abana barize. Twaje guhura n'abandi bavandimwe abo biga muri kaminuza ya Kawodo, ndanabashimira cyane. Barakora dusanga bafite icyo gitekerezo, bo baranakotije amafaranga already tutatubishyira mu murongo, turakora, sibyo? Abantu benshi muri community yacu tuba dukunda kumva ko turi abantu barenze, ariko reka mbabwize ukuri bavandimwe, tukiri mu nkambi ntago turenze. Ntago turenze. Nusha kuri professeur ntago urenze, nusha kuri millionaire ntago urenze, nusha kuba ukora muri presidence muri Kongo ntago urenze, kuko nyoko mwene so mwene wanyu bicaye mu nkambi bari kurya ubusa, ntago urenze. Rero ubu ngo abana bari kwiga n'abandi baziga, nawe uri aha ngaho uyu munsi ndi kubwira, nudakora community zakira, seriously izakira. I'm convinced ko community zakira, namwe niko mubyumva, tuzakira. Rero nsoza ko turaza no gutanga wenda mwanya mbere yuko twakira n'umushyitsi ngo tuganirize, turaza gutanga umwanya wabifuza kugira ibibazo babaza. Ndifuza kubagenera ubutumwa. Hari umwarabu umwe baramubajije ngo mbese ko umunyamakuru yaramubajije se ko Dubai isa nkaho wagira ngo ngwihimera ama etage kumera, murabyumva, kumera by'ibimera bisanzwe. Ati byagenze ute ko muri za etizi wasangaga nyine ari ubutayu? Yamubwiye ikintu gikomeye, iyo kote ndayikunda cyane, nkunda kuyitekerezaho cyane. Ngo buriya aravuga ati buriya ba data rero basogokuruza bagendaga ku ngamiya, ba data bahari abarobyi bari aho basanzwe barakora. Ubu ngubu twebwe turi kugenda, yakoresha ubwoko bw'imodoka navuze Range Rover, Range Rover na Land Rover, ariko yakoresha ubwoko bw'imodoka nziza bagendamo. Ariko abana bacu bazagenda muri Range Rover, ubwo ni imodoka iruta iyo bariho. Ngo ariko abuzukuru bacu bazogera bagende ku ngamiya. Nyamakuru leta bwati this nonsense, ati guta abantu bazava kuri Range Rover bakagenda ku ngamiya. Mwe mwabyumva se? Ntabwo byumvikana. Ariko yavuze ijambo rikonavuga ngo ibihe bikomeye bijya birema abantu bakomeye. Abantu bakomeye bakarema ibihe byoroshye. Ibihe byoroshye bikarema abantu boroshye. Abantu boroshye bakomera bakarema ibihe bikomeye. Turi mu bihe bikomeye twebwe se? Just to have tugomba kuba abantu bakomeye, tukazarema ibihe byoroshye kuri ki, ku bana bacu. Ariko twebwe ntabwo tuzagendera kuri uwo mugani, tuzahora turema abantu bakomeye, sibyo? Reka mbasabe nitubona opportunity tugasubira iwacu, shani tukazagaruka kwere, seriously, kandi ntabwo tuzagaruka. Akamu the one, ntabwo ndi umwe mu batazagaruka, sibyo? Ntabwo twize duhura n'akarengane aha ngaha, badufata neza nk'abantu muri rusange, sibyo? Ibyo tutabona nibyo tudakwiriye, sibyo? Nyabona kumva abantu bari kublaminga ngo uranga u Rwanda ngo ntabwo aduhereza akazi bakajya banumva ari ibintu bisekeje. Ahako reka nkubaze nawe, wowe uri muri Kongo wakubwira perezida wajya gufata impunzi ukayiha akazi mbere ko umwana gihugu akazi, waba udafite ubwenge pe. Rero ntacyo batugomba, icyo batugomba barakiduhaye ni ukuducumbikira. Hari ikindi se? Rero ibintu byo kuba blaminga ngo u Rwanda ibintu mujye mubyikura mu mitwe, Rwanda ntacyo rutugomba. Cyo rutugomba no kuducumbikira turabira. Hari wajya bahotera ngo ko ari impunzi se? Duhabwa amaserivisi mabi, ariko ni ibintu biri personal, ntabwo bituruka ku, ntabwo ari itegeko ryigishijwe, sibyo? Igihe cyose buri na Kongo n'icyo kibazo ifite, uyu usanga ngo ibibazo byacu ngo biri ku Rwanda ngo biri ku Buganda. Burya turwaye indwara imwe, kumva ku bibazo byacu twabikora tukabishyira, icyo ni ikibazo gikomeye.
tujye tubyishyiraho tw'ubwacu tubyikorere, sibyo? buri umwanzi wa mbere w'umuntu ni umwanzi we, niwe ubwe guhita iki. Nakeneye kugira ahantu ngera, Wilson ntabwo wamagarika, muza ntabwo wamagarika, sibyo? miliyoni 13 zituye u Rwanda ntabwo zamagarika, nagirye guhera ahantu ngera. Bamwe nkunda kubibwira abantu, turi no bantu bamwe byakorohera kubona igihugu pe, namwe murabizi, tubyumvikanaho mu bitekerezo, mu mitima, sibyo? Abakitubuza se muri akarite zabo se, ntabwo bapfundura udushumi tw'inkweto. Ntabwo ndi kugira ngo mwihemere, ariko turashoboye, turi kumwe. Rero ndifuza ko ibyo kwigira victime, ibyo kumva ko ibibazo byacu biri ku bandi, biri kuri HCR, ukajya kuri HCR ati rwose no. Reka twe twikure mu bukene, ibisubizo mu ntoki zacu. Nsaba ngo buri muntu wese agira ikintu bita determination, abe determine, avuga ngo ngomba ubigambirire. Hari igitabo cyitwa Think and Grow Rich, muzagisome mwese, nzi ko kizahindura ubuzima bwanyu, I know. Banditse mwe ijambo rikomeye, batanze igitekerezo bari kuvuga ku bintu iryo jambo navuze bya determination. Baravuze ngo hari umuntu umwe w'umwami yaragiye kurwana ku kirwa ahantu, ariko aza kumenya amakuru ko umubare w'izo ngabo agiye kurwana nazo ari mwinshi kuruta uwe. Arabona ntabwo ndi busubireyo. Arangije bakimara kugera kuri icyo kirwa, yarabizi neza ko bamukubye inshuro nyinshi. Ahita abwira abasirikare bati mufate umuriro mutwika amato. Abasirikare bavuga ati tutwika amato, ati muyatwike. Barayatwika. Ati you have two choice, muratsindura urugamba cyangwa mwese mushirire hano. Ikintu cyo bita determination, kuba ati I'm determined gukora iki kintu. Ntabwo mufite amatsiko y'ukuntu byarangiye. Ni ibintu byoroshye guhita mu byumva, baratsinze nyine, sibyo? Ntabwo bishoboka. Jya nkunda kumva, ntabwo ngiye ibintu by'urugamba bizi, ureko ngo iyo abantu babateze ambushi ngo bajya bagira ngo babahakahira bari busohokeremo, kubera ko uyu muntu arwana nta yindi choice afite, aragutsinda, ni itegeko. None twebwe abavandimwe dufite choice zingahe kugira twumve ko dugifite handi duhitamo yo kujya muri yose? Ntabwo twijyana. Urakoze Claude. Dufite choice imwe, tuzakora tubeho, nitudakora tuzazima, tuzapfa, sibyo? Kandi ibyo ni wowe uyu byibaraho nkawe, nuko utekereza ngo rundi uri kubikora. Ibintu bya fanatisme tubikuremo, ahubwo kora nkawe. Niba mu gutanga umusanzu byibutswa, ugasanga koro y'umuyobozi ngo none se ngo wamusanze ari 500, ugasanga umuntu ari gusaba umusanzu wa 500 agakoresha amayinite y'igihumbi. Mureke tureke kuvunana, sibyo? Tugira commitment, tuzakora byinshi birushye. Ntabwo mwese mwanezerewe muri kono mubare wa 10 hano. Nzi ko mwese mwabaye emotionally touched, sibyo? Mwakozweho, nanjye byamuzeho. Izi ni imbaraga zanjye nawe, imbaraga z'undi n'undi bari ahandi, sibyo? Mureke dukine match dushoboye, izo tudashoboye tuzagira igihe cyo kuzikina. Uyu munsi ibyo dushoboye ni ibi ngibi, sibyo? Kandi mureke tuba abahanuzi muri twe, muzihangane. Hano turi muri y'imyaka 20 kugeza kuri 30. Mu myaka 50 yacu twakoze turi impunzi pe. Seriously, please. Ntabwo ndi kubigusaba, utagira ngo ndi kuguhendahenda. Aya, reka ntawe imendahenda. Nta hantu nzigira mendendera gukorera umuryango. Nutawukorera umuryango uzabaho kandi utarabaye, sibyo? Ariko uzaza muri babandi nyine bazira ku macugututu. Nawe ugiye kubyiza, it's fine. Nta nubwo abantu bose tuzahagurukira rimwe ngo dukore. Turi group hano 100 na hafi na 40. Hano turi 60. Abandi nabo bagiye mu byabo biruti uyu muhuro, sibyo? Biruti ibi birori. Abavandimwe, ndabasaba cyane ngo dukore.
amagambo ntacyo azigera ahindura, imbwirwaruhame nziza zose watanga nta kintu zizahindura, ariko igikorwa cyawe kimwe, 500 yawe, 1000 cyawe uzashyigikira muri uyu mushinga wo kwigisha abana no mu bindi, tuzakira. Dushaka itandukaniro. Twaraferi inshuro nyinshi, nta na blame zihari. Kandi ukajya wicara uvuga ngo ubura ngo kubera iki ngo bariya bo ngo byagenze utya. No. Ukajya blaming umuntu. Hari guhagushyira muri situation ye wasanga uri mubi kumurusha. Wowe ukora icyo ushoboye ubu ngubu. Mbabazwa n'umuntu utatanze 500 ye, jere gore ku blaming ngo ariko se barano ngo barwanira iki. No. Mureke turwane iyi ntambara dufite mu biganza first of all. Sibyo? Please, tube committed pe. Tugire persistence. Twihangana. Igihugu turi ko enjoyinga. Bagize dreams. Baje nabo nta n'icyizere bafite cyo gutsina batari ko basi reka tugire igihugu cyangwa dushobore dupfe. Ubungubu ni igihugu twese tunezererwa kubamo. Cyo tubeshya ngo turi comfortable kandi okay. Twese twifuza kwitwa abenshi bifuza kwitwa abanyarwanda. Do you think ko iyo haza kuba hakirimo ubwicanyi nta mahoro ntaki, utegereza ko twari ko twumva dutebeshema no kuba ariho turi? Yeah. Mwese sitito murayizi Kigali sitito ni ryari uzayireba igahinduka iyawe? Twabwira wenda ahantu muzi ni ryari uzareba Kigali sitito igahinduka iyawe? Icyo gihe muragitegereje? Ibyo ntibishoboka. Tugomba gukora rero. Reka twakira ibibazo. Ndabashimiye. Mureke twunga ubumwe, twunga urubyiruko rwacu, nitwe tubishoboye, nta bandi bantu babikora. N'umurimo wawe nanjye nta bandi bantu bashoboye kubikora. Mureke tubikore, tuzatsinda. Mbasezeranyije kuba zakora tuzabona igihugu cyane. Nituba bato batari gito tuzabona igihugu. Mwarambiwe? Ndifuza ko tuba kind. Ndifuza ko tumenya aho tuva naho tujya. Ndifuza ko dukora. Muze duhurize hamwe. Abantu 60 turi hano dutahe turi umuntu umwe. Sibyo? Turi inshuti. N'uyo mugenzi wagize ikibazo, uyu mutabara nkuko wakwitabara. Bitari ibyo nta difference n'inyamaswa izabihari. Murakoze ndabashimiye. Byose hamwe na OCRC, Awkward Congolese Refugee Students, bakaba bigisha abanyeshuri barenga 10 muri za kaminuza mu Rwanda. RUG Giramata bafashijwe na OCRC bakaba barigishije abanyeshuri b'abasore b'impunzi barenga 100 bize kaminuza mu Rwanda. Uyu muri bo avuga mwaga magambo ashimira izo miryango zose zabafashije. Nige ni by'agaciro nyine kuba ndi mu muryango nk'uyu nguyu kandi nkambona nayo mahirwe kuba nakwiga. Wenda icyo navuga wenda kuba nyine wenda mpagaze hano nubwo mugenzi wanjye nabwo agishya avuga ni byinshi nyine n'amateka maremare wenda kuba abana b'impunzi batabona amahirwe cyangwa uburyo bungana n'ubw'abanyarwanda. Ntago bungana kubera yuko abanyarwanda bari mu gihugu cyabo, kandi kuba bari mu gihugu cyabo, igihugu cyabo ni ishema ryabo kandi gifite byinshi kibagomba kubakorera. Natwe rero kuba turi muri uyu muryango ni ishema ry'umuryango wacu kugira ngo rigire icyo ritumarira. Umuryango wacu udufasha byinshi cyangwa uduhuriza hamwe mu buryo bwinshi butandukanye. Kuba ubwacu tuvuga ngo turi impunzi, umuntu akaba yashobora no guhagarara n'imbere y'abandi akabasha kugira ikintu yavuga cyiza cyakozwe kandi akaba ari n'ibindi byinshi bitegereje gukorwa.
uvuga ngo umuryango urahari kandi warakozwe kandi uzakomeza ukore. Hari n'ibindi byinshi bizakomeza kugerwaho, wenda si iki ngiki cyo kuvuga ngo wenda baradufasha twige bamwe, hari n'ibindi byinshi bitandukanye bizakorwa uko umuryango uzakomeza kugenda waguka. Rero umuryango waguka bihereye kuri nge, bihereye kuri wowe, kugira ngo twunge umuryango cyangwa twunge ubumwe, kugira ngo tubashe kugira ikintu twakora cyagira umumaro kuri benshi batandukanye. Ko njye ubwanjye njyenyine nta kintu nakora, nta kintu nakwigezaho. Nshobora kwigira igitekerezo, icyo gitekerezo kiri weak kikaba nta hantu cyagera, ariko turi kumwe ushobora kunyereka icyo nakora, nawe nkakora icyo twakora, tukabasha kuzamurana. Wenda kuba wenda twaraje kwiga ni amateka maremare, wenda hari kuba twarabonaga uburyo twiga, tukagira ibyiciro bimwe twiga, wenda tukiga primary, tukiga secondary, ariko universities wenda amahirwe akaba ari make kugira ngo bamwe wenda babe bajya kwiga. Nta mateka maremare wenda hari n'abakuru bacu wenda bamwe bagiye bajya kwiga, abandi nabo bagasigara, ariko bikaza ari amahirwe makeya cyane, uburyo ki wenda hari nk'abandi bana babonye wenda n'uburyo babasha kuba batsinda, ariko ntibabashe kuba bajya kwiga kandi babonye ayo mahirwe kuba batsinda. Ariko kuba uyu muryango uhari ni byinshi nyine wagiriye impunzi, nk'uko nyine ubwawo uvuga ngo ni Refugee United Generations, uvuga ngo ni ugufatanya nk'urubyiruko rw'impunzi rugashyira hamwe. Ariko nta nubwo bikwiriye kuba urubyiruko just gutyo urubyiruko, ahubwo bikwiriye kuba impunzi muri rusange zigashyira hamwe zikubaka umuryango. Nk'uko Perezida John yabivuze, ikintu cyamubabaje nyine kumva ngo RUG ngo umuntu mukuru ngo yaravuze ngo ni urubyiruko rubamo aho muri za 2000, ngo mva ni ikintu kimubabaje. Just nta nubwo byari bikwiriye yuko tuguma ari urubyiruko, ko ni umuryango, dukeneye n'abandi bakuru nabo nubwo batabyumva, ariko dukwiriye kubereka uruhare rwabo ko bakwiriye kugira ikintu bakora kugira ngo umuryango waguke. Ko ntabwo umuryango ugirwa n'abantu batoya gusa, ahubwo ugirwa n'abantu batandukanye mu ngeri nyinshi, ariko ubyemera akabyumva just ni ujoininga, kuko awujoininga afite impamvu n'intego n'icyo ashaka kuzageraho. Turi umuryango nk'uko umuryango watangiye, nk'uko bavuze umaze hafi imyaka 5 n'amezi 2, ufite intego watangiranye kandi ufite naho ukwiriye kugera. Mu by'ukuri nk'uko hari umuryango watangiye hari abantu bawurimo, hari n'abandi bazagenda bawujoininga uko imyaka izagenda yicuma cyangwa uko imyaka izagenda ijya imbere. Niyo mpamvu rero dukwiriye kuba izo ntego za bakuru bacu batangiranye ari nazo dukwiriye gukomezanya, n'abandi bazagenda baza tukagenda tuzibahereza mpaka kugeza igihe intego twihaye kuvuga ngo turi impunzi tukareka kwitwa impunzi. Murakoze cyane. Umulisa Liliane, umwe mu batangije umuryango, yashimishijwe kubona umuryango ukibaho nyuma y'imyaka irenga 10 atawumva. Yahamagaririye aba basore n'inkumi kuba inyangamugayo no kwirinda ibiyobyabwenge n'izindi ngeso mbi zabatesha agaciro, akababazwa nuko abantu bakomeje kuba impunzi. Mwese muri abahanga kandi muzi icyo mushaka. Aha hantu nahakuye isomo rikomeye. Hari umugabo twatangiranye hano hashize imyaka myinshi n'izina singire kuryebuka, ariko nahagarare mu murebe, abarimo amaze igihe kinini, birantunguye kuba ari we mpasanze wenyine. Nza kare nexpectingaga kuhasanga abantu bo mu nkambi twari kumwe dutangira muri za 2005. Ntimwikange ntabwo nshaje cyane, nazaga niga mu wa 3 secondaire. Ntabwo iwacu bigeze baba mu nkambi, ariko nari mbizi neza ko icyadutandukanije tukaba twebwe tutari mu nkambi ari uko twaje mbereho gato yuko mwebwe muza, kandi tukaza ari uko papa yari umupasiteri w'abadive. Ko abadive bari international, icyo yakoze ni ugusohorera kuri misiyoni yabo bagahita bamuha akazi.
ntitwigeze tuba mu nkambi rero, ariko iyo ataza kuba pasiteri natwe twari kuza mu nkambi. Byatumye rero umutima wanjye utarigeze uva mu nkambi. Mbizi neza ko igihe mwese muzaba mukikitwa impunzi, aho nzaba ndi hose nzaba ndi impunzi, kuko nanjye nzaba ntagira iwacu. Iwacu ni muri Ruki, Masisi, ntabwo twaturanye, hegeranye ni Gatoyi. Yego, ni muri Masisi, muri Ruki, aho niho iwacu. Rero mfite isoni cyane zo guhagarara imbere yanyu no kubabwira, kuko narabataye. Hari igihe nari kumwe namwe buri munsi, nkaza mu nkambi nkamenya uko mwiga, ngakontribuye uko nshoboye. Icyo gihe twari kumwe n'aba bagabo. Uko iminsi ishira, ibibazo bikaremera bikaruta imbaraga zanjye nkeya, bigera aho nanirwa kugaruka. Kandi narazaga nkabaririmbira, nkabatera ishyaka, mukaza. Mwamara kuza ntitugere ku cyo twashakaga, kandi namwe simbagarure. Ngira isoni, ngira isoni zo kugaruka mu nkambi. Ntuye Kabuga, nabyutse mu gitondo ndi kujya ku kazi, mpura n'imodoka z'impunzi ziri gukura impunzi Kigeme zibajyana harya handi babajyanye ne Mahama. Nagiye ndira inzira yose, amarira yaramanutse, ndwana no kugira ngo ntahuma nkagonga. Dore iyo bageze babajyanye ku kandi gasi, kubera ko John yarantumiye, ndavuga ngo aba bana bongeye kubaho, iyi organization iracyabaho, ibahe. Numva I have to come, numva ngomba kuza kubana namwe. Ndabashimye rero kuko muri intwari cyane, muri intwari. Bakuru banyu twabereye ibirwari turabata. Bandiki bari hehe? Ba Faustin bari hehe? Abagiye se murafatanya? Bari muri babandi bakontribuwa? Imana ishimwe. Mumbaho rero ko nabataye, icyo nicyo cya mbere ndi buvuge, kandi mbashimire ubutwari bwanyu ko mwakomeje kwiyorganiza. Ariko ndi kubona abakobwa bakiri bake cyane, kandi abakobwa nibo babyeyi b'abana banyu, bagomba nabo kuba educated. Kuko umugore utari educated nawe ntago azakurerera neza. So mugomba kubitindaho bashiki banyu. Nubwo ntaza narakurikiranaga, nkumva ko urumugari rwinshi, nkumva ko inda ari nyinshi z'indaro. Ibyo bintu bikeneye ko mu bisansibiriza. Kandi icyo John yavuze gikomeye nuko icyo mufite, urugamba mufite, mbere yuko mutekereza igihugu, mutekereze kubanza kubaho. Mubanze mubeho iwanya aho muri, aho kuri ako gasi babajyanyeho, ariko muhabe mwemye kandi mufite isuku. Ntago mvuga isuku yo gukaraba, isuku ku mutima. Mwe kwemera umutima wanyu kwandura, mwe kugira bitterness, kubera ko nimugira bitterness ntago muzatekereza. Muzatekereza nabi, muzablaminga abatabitayeho. Hari ibintu bijya bingora, mufite abantu benshi babatekereza, ariko tutari tuzi cano yo kubafashirizamo. Kandi tutari dufite n'imbaraga zo kuorganiza ngo iyo cano ibaho. Nta connection yanjye y'abantu twakoranye icyo gihe yari yarakatitse, kandi nanjye mfite isoni zo kugaruka iwanyu. Ariko uyu munsi ubwo mbabonye, turaza kongera kubana. Muri uyu muryango wanyu ndi membre. Mumbare nkuko mubara abandi. Umusanzu wanjye comptable azaba wuzi, ninzajya nantinda ajya nyishyuza. Niba namwe ajya bishyuza 500 nanjye ajya mpamagara. Nari nateguye ibintu nza kubabwira, ariko ndi kubona kubera ukuntu nabumiriwe ntari no kubyubahiriza. Ariko
icyo navugaga ni ukubashimira ubutwari bwanyu, kubona mwiga mu buzima bubi, mu buzima bugoye, ariko mukiga mukanatsinda, mukagira n'amanota mazima. Icyo kintu ni ubutwari. Mwarakoze kuba intwari. nasanze uriya muhungu ari kuvuga ngo na John yabivuze ko atabaho mudahari. Reka mbibabwire, ninde muntu uzi Akamwana? Muramuzi mwese, ni umusitari. Iyo yicaye ari kuvuga ubusa kuri channels, abantu dukorana barambwira ngo Riringo ngo nurebe mwene wanyu. So icyo naba nkora cyose, n'uwo n'abandi we wese, n'abandi proud yo kuvukana n'umuntu bagurira inzoga bakazana kuri channels akavuga ibyo abonye. Bivuze ngo rero nanjye nta gaciro nagira abo tuvukana batagafite. Abo tuvukana hano hanze benshi barakomeye, bafite amafaranga, baranaterana bagahana n'inka, bakagura n'amawisiki yishyuye Minervale yuriya mugabo numvise. Iyo ngize ibyago byo kugwa ahantu hari igitaramo kimeze gutyo mpita ntaha. Nicyo kintu cya mbere kimbihira, ni ukureba ukuntu bari kwenjoyinga ibintu bitari ibyabo. Hanyuma nkibaza ngo se yego da, ufite V8 utuye ahantu heza, iyo wagize ubukwe ukagira ikiriyo tukabona ba bene wanyu basa nawe bo mu nkambi bari kuza, harya ubukeye, harya uba wemye. Nese mbere yo gutekereza kuryoshya no gutwika, wabanje ugatekereza gukora iby'iwanyu, ukireba ukamenya ngo bari abantu nibo identite yanjye. Mujye muhora muzirikana mu bintu byose muzakora ko inzira y'ubuzima ari ndende, kandi nta muntu uyigenda wenyine. Ntabwo kwibohora cyangwa freedom ari ikintu cy'umuntu umwe, kuko ngiye mbohotse, abo tuvukana batabohotse still ndaboshye. Iriya ndirimbo abana b'iwacu Masisi njya kuyandika, indirimbo zanjye nyinshi muzajya mwumva nzandika ndira, nandika ndi so emotion, ndi gutamarira mu rupapuro. Kubera iki? Kubera ko mpita mbitekerezaho. Navugaga ko inkambi nyirambiwe, kandi nababwiye ko ntigeze nyibamo, ariko ntabwo umutima wanjye wigeze uyivamo, kubera ko muyirimo, kandi nimwe banjye, nimwe identite yanjye, nimwe njyewe. Icyo kintu mujye mukizirikana ko buri mwe hagati yacu ari urugingo rwa mugenzi we. Kugira rero ngo dushobore gukomeza gutera imbere, birasaba ko tumenya neza abo turibo, turi bande, kuko ibibatandukanya ni ubusa cyane kubibahuza. Ntago abantu bazima bahuje ikibazo basangiye gupfa no gukira bashobora gupfa akarere. Ushobora gupfa ko utuye Kicukiro ngatura Gikondo, icyo kibazo kikaza hagati yanjye nawe tuvukana. Reka ubugwari bwa bakuru bacu bwe kujya butwafekta n'umunsi n'umwe. Twebwe dushikame, dufite amahirwe, mwarize, reka mwige kubyaza opportunité mufite, muzibyaza umusaruro. John twavuganye ambwira ko mu nkambi mushobora kwiga secondaire na primaire bikarangira. Mubyige, mushyiremo imbaraga, kuko uyu mugabo ugiye kwiga nyuma y'imyaka 11 yakabaye yararangije, kuko nanjye ngiye kumara imyaka 10 ndangije. Narangije 2012, so ngiye kumara imyaka 10 nkora, wari ko agiye gutangira kaminuza. Ariko ntibidetermina ko nyuma ya kaminuza adashobora kuba boss wanjye. Mwige rero, mwige, muhaguruke, musensibilize barumuna banyu, abo musize, kugira ngo uwo murunga w'amageneration yize. Uyu munsi nshobora kudashobora kwishyurira umwe, ariko nyuma y'imyaka 5 nzaba mbishoboye, uzaba ubishoboye. Ariko duhere kuri iyo diploma afite, kandi niyiga ntazanywa urumogi. Mumutera inyota yo kwikunda, mubasensibilize, mugira ama club. Abajya hanze
naho hamaze kuba nk'indi ndwara, kandi mu by'ukuri ntababeshya, mvugana n'abariyo, abakiri bazima nibo bake, naho ni ukujya gupfirayo. Kujya hanze bye kuba indoto zacu za mbere, tuhafate nk'ahantu tujya ku isoko guhaha, ariko umutima wacu gumi wacu. Naga abantu babohoye u Rwanda baturushaga imyaka gutya hano tungana, turi bakuru cyane pe, banganaga nkatwe n'abandi bari munsi yacu. Utekereze nugira amahirwe iwanyu bakagenda, sinkubwiye ngo uzasigare kuko uyu munsi ntacyo ufite cyo gukora, ariko ugenda umutima wawe usigare iwanyu, umutima wawe usigare iwanyu, umutima wawe usigare muri iriya kominote usize hariya itaje, ukore uharanira kugira ngo abawe bave mu buhunzi. Ntimukadohoke, kandi ikindi mugire umuco. Umuco wacu ntimuwuzi, ntiduhemuka, ntitwambura, ntidusabiriza. Dupfa twemye, dupfana ubutwari, tugapfa twemye. Simbabeshye, sinjya mfungurira umuntu wo mu nkambi ahandi asonye ku rupangu, ntagiye kumusura, nkabona ari gusabiriza nk'aba bandi, ndakata ntabwo nyamuvugisha, kuko mbona nimuvugisha ndi bumutuke. Dupfa twemye, dupfana isuku, niwo muco wacu, ubuhunzi bwiwutumaraho. Ntimunyumve nabi, nta mfura yashabirije, nta mfura yashungamirije, ujye kubyinira umuntu aguha amafaranga, wamukorera ako ntiwamutege intoki. Icyo kintu tujye tukizirikana, kuko niduta umuco wacu. Umuco, ikintu kiranga nasiyo ni ururimi n'umuco, sibyo? Savede ko umuco niwo utugize abo turi bo, nitiwuta tuzaba twatakaye, tuzaba tubaye ikindi kintu tutazi. Ujye umenya ngo nimpemuka ndaba niyambuye uwo ndiwe, ntiduhemuka. Dupfana isuku, dupfana ubupfura, dutekereze ahazaza hacu, ntihagire umuntu agenda ari umwe, kuko intsinzi yawe wenyine, umugani ntaho itandukaniye niyo John yavugaga y'inyamaswa. Mukomeze rero muba abagabo, mukomere, dufatanye, uwo murunga w'ubufatanye ukomeze ubeho, kandi koko tuzafatanya. Nabwiye ngo hari abantu benshi babatekereza ariko batazi inzira banyuzamo, ariko uyu munsi inzira twayibonye, kandi ndabizeza ko nibatananyitaba njye nzizana, njye naje ndahari. Mwakoze rero, kandi mukomeze mujye imbere, n'abandi mubashishikarize, ntimubarakarire. Ntabwo abantu bose bumvira rimwe, buri muntu yumva kuri ritme y'ubwonko bwe, hari abumva vuba, hari abumva bitinze. Dukomeze twihanganirane, turwazanye, dukosorane mu rukundo, kandi tuzirikane ko nta muntu uzadukura hano, nk'uko John yabivuze, ntawe, ni twebwe twenyine, kandi turi bakuru bihagije, dufite n'imbaraga zihagije. Murakoze. Tubamenyeshe ko RUG, Giramata na ORC zirimwe mu miryango zifasha abayitidia cyangwa abanyeshuri biga kuri kaminuza mu Rwanda, zibafasha kugira ngo bige mu gihe mu karere ka Kongo imirwano ikomeje kuba hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubashimiye mwese mwadukurikiranye kuri Isheja TV. Reka tubahamagarire kulike no gupartage inkuru zacu, tutabona n'ubutaha.